n'ibikuvurure niyorose nibyo natoraguye aho ngaho mu myanda nge mvugisha ukuri Imana kuko anindiza imbwa yakiza Fiance Umuzungu kandi nababyeyi ngira papa yapfuye kera nubu babona ngo mfite amafaranga ariko nibigutangaza ngera nkaburara nkamara iminsi 2 nakucyo kujya iminsi 3 ariko kuva turi kumwe ntabwo uri nka Irene ngenda impamvu mvuga Irene nawe arabizi ko nyine byarangiye uko mbimubwiye kuri kamera uko birangira nta kintu amaye. Inshuti bakundwa mudukurikiye kuri kamera zatikiye mu Rwanda turabasuhuje by'umwihariko ni Fideli muri kumwe kuri kamera zatikiye mu Rwanda turwanye karande mbi ndabasuhuje cyane nimugira amahoro tutabatindiye nkuko mubibona turi kumwe n'umukozi w'Imana mumaze kumenyera cyane aha kuri izi mbuga nkoranyambaga nta wundi ni wa wundi musaza wa Roza Muhando Nyarudindiri official musaza wa Roza Muhando turakwakiriye Nyarudindiri yego Nyarudindiri aracyari umusore aracyari ingaragu aracyari ingarama kirambi n'umusore uturuka aho bita mu Mutara amashyo amashongore girinka tigirane ego Nyarudindiri amakuru meza ndabona ufite ibyishimo bidasanzwe Nyarudindiri ufisho musaza Roza Muhando ariko mujye mubyongeraho kaje Imana egereza mikrofone kuntu bivuge neza Nyarudindiri ufisho musaza Roza Muhando mujye mubyongeraho cyane nsaka ngo bibe cyane ariko Nyarudindiri ufisho musaza Roza Muhando reka nanjye mbisubiremo Nyarudindiri official musaza wa Roza Muhando yego namushiki wanjye Roza Muhando ajya byumva azakomeza byumve ko musigikiye cyane kandi mufana cyane unamusalimu namusalimu uramusuhuje mushiki wawe Roza Muhando namusalimiya Roza Muhando asante sana hanyuma rero amakuru yawe neza Imana irakurinze irandinze hariya rwose hariya nyiri mu Kinani bamwe usanga bambaza ngo ko se Nyarudindiri kutubona uri kwambara ukavuga ngo uracyari mu Kinani nabwo ati niwo nyirirega none se muba mushaka kujya ngo mbi imbobo ngaragare kuri YouTube ndi imbobo wapi nibishoboka arega nawe wambara neza Imana arambwiye ati mwana wanjye ntabwo urambara rega yego ntabwo ndakwambika ntabwo ndakwambika reka mwiceze mu nzu yanavuganye nawe ariko nawe urabizi ko wambara neza Nyarudindiri nawe urabizi ko wambara neza oya mbibyirwa n'abandi oya urareba costume uba wambaye urara ko nahinduye none ari yayindi nazanye yayindi ya mbere none yayindi ya mbere nazamukiyeho kera nigeze mbona umuntu wajyaga wambara costume nk'iyo ari Theo bose babireba yego kera yayindi aririmba indirimbo ivuga ngo mbesima n'iki y'urubanza ninde wajya kuzurira turanze kadacuranga byamucanze mbesima n'iki y'urubanza ninde wajya kuzurira ego iramukirengeye umuntu ninde watera amahane nuko nyine nakara agaciyeho tikoreye nibaruke Imana si umuntu ngibeshye kandi nabwizigera yicuza amajwi y'aba bakobwa yewe ndakwakiriye rero nukuri by'umwihariko ngenda nagukunda cyane bwo ndabibona nabibonye cyagihe nyine wabibonye cyagihe ntabwo umeze nka Irene ngo ndagukunda ukamuha ibiganiro ugira inshuro 10 atuzagaruke nta kintu aguhaye nibazize ngo mbese aragera yagiki ntabwo umeze nk'abariya ntabwo umeze nkabo ngenda gukunda cyane rwose arega ijambo ry'Imana ravuga ngo abakozi b'Imana nabo kubahwa
Bibiri iravuga, Bibiri irambwira ngo abo kubaha mu bubahe. Abimana yahaye icyubahiro mu bubahe. Yego. Kandi umuntu nabazaniriye ubutumwa bwiza ngo namwe mu mwoze ibirenge. Twebwe ro hano tugiye. Naba bibamo iby'umwuka namwe mu bibemo ibitunga umubiri we. Yego. Niko njya mbwira aba pasiteri mwabwo ati se mutumiye nk'umuhanzi cyangwa umuvuga butumwa akaba bibamo ibyo Imana musizemo mukanezerwa mwebwe mu mubibamo iki. Baratwagwa nabo gusa bikagenderaho bikarangira gutyo kuko Yesu yabwiye abigishwa bati mugende mubwirize hirya no hino no mu mahanga agize isi hose ariko muzababibamo mubabibimo by'umwuka nabo babibimo ibitunga umubiri wanyu. Ati naho muzajye niba tabakira muzakunkumura umukungugu munsi ibirenge byanyu mubasigire mugende. None se twebwe tukunkumurira umukungu oya singarutse se uragarutse yobona naze ntiyagirwa nkaza n'amaguru nutse Kacyiru hari nabandi bamamaga ndavuga ati wimfatira wongene we bama gahunda kare ariko ntukaze n'amaguru igihe cyose uri burize hano rwose oya mu gihe Imana itarimo imodoka yanjye ngo nicaye no mu nzu yanjye iki gihe kirabinyemerera kuko nyine Imana iguha imodoka warayuruhiye. Yes. Nge ntago nazi ko waje n'amaguru hano dufite imodoka. Naje n'amaguru imvura inkumbitira hirya hano utanakugama na gato. Oya rwose ntibizongere kandi narakubujije. Hari n'abandi bagenda bambuza b'amatorero bohereza mutikaza kunsikira Kacyiru. Ariko yigiye mbwira Imana ati Mana ngiye komanza mbegenda n'amaguru. Umbe nkubwira ati Mana nkwibutse ko uzama imodoka ya V8 cyangwa Venzerovo. Ariko nabiruhiye. Nyarudindiri reka twinjire mu kiganiro nyirizina. Imana iguha umugisha. Namwe. Ndagira ngo nkubaze Nyarudindiri kuva mu Mutara kugera i Kigali igihe umaze hano i Kigali. Nyarudindiri umaze kubona ire tandukanyirizo ryo kuba uri mu Mutara no kuba uri i Kigali. Mu by'ukuri tuganirize. Itandukanira ahantu riri uyu uvuye mu cyaro ari Imana ikuzanye iramanzika kwigisha amashuri none amashuri kwigishije akaba atandukanye nayo wari urimo mu cyaro none ikakwigisha amashuri agendanye n'umujyi wajemo kugira ngo ukamirike noneho bwa bwenge n'ubugoge bwo mu cyaro bukurimo bukakuvamo none ikamanzika kwigisha nyuma yaho noneho ukagiye ukamenya mu mujyi wa Kigali ugasobanuka waba hari ibyo Imana yagusizemo mu banyamakuru bakakwishakira ariko mu cyaro se babona umwanya wo kusanga Nyagatare wapi. None Nyarudindiri Nyagatare ahantu waturutse mbese ufite abavandimwe ufite ababyeyi ni bashiki banjye n'ababyeyi ngira papa yapfuye kera nibera muri Kongo na mama wacu mama umbyara we yapfuye ejo bundi ndi na i Kigali 2019 nibwo mama yapfuye ari we nari mfite mfite bashiki banjye batatu bose barashatse bafite abana ariko Imana kuko yanindize imbwa yakiza Fiance Umuzungu. Abo bashiki bawe baragukurikira cyangwa urabakurikira? Yari mushiki wanjye w'imfura mama ufite abuzukuru. Hari na mushiki wanjye tuvukana imanga hari n'undi mushiki wanjye muto udukurikira wa Bucura. Wowe uragize utegereje Fiance w'umuzungu cyane Imana aranindize igomba kunegera rero Imana aragutindije igomba kugutegera. None se Imana igomba kuguha icyo umutima wawe ugize ute wifuza kandi warabiharaniye. Niba usenga Imana koko Imana igomba kuguha icyo umutima wawe ugize ute wifuza. Ngiye mu bashidikanya sindimo benshi babishidikanya ariko Imana yambwiye ko ifite ubwenge bwayo bwihariye ikora nk'Imana itakora nk'abantu. Izi nzira izanyuza mu ibyawe iguhuza n'umuzungu cyane rwose ifite inzira nyinshi zirenga imyenda ya supanete. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ni mwizera ngo muzabwira umusozi ngo nuve hano uhave utambe ujya hirya. Ati mugize kwiza nka koto ka sinapi nimwabwira umusozi ati wa musozi va hangaha ugenda uzugunwe hariya mu nyanza. Ati ariko nakwizera mufite niko Yesu abwiraga abigishwa be.
Nyarudindiri ko buri gihe wambaye amakositimu kandi meza nari nambara se ugira umukozi yakutunganyiriza reka ngewe rwose ngewe mvugisha ukuri nk'abazungu n'abakongomani n'abatanzania burya bavugisha ukuri niyo mpamvu nkunda abakongomani nkunda abazungu nkunda abatanzania ngewe mfite ibivarisi bine natoraguye mu myanda nyitwara imyanda ibivarisi bine watoraguye mu myanda nyitwara imyanda nibyo mbikamo imyenda barangiza ngo none se wajya gutora bijyana he Nyarudindiri nayivanaga mu ngo z'abantu nkayimanura mu muhanda ibikuvurore niyorose nibyo nye abantu bapakira zira modoka z'imyanda bagasanga nyine nakuyemo ibyo nkuramo nyine najyanye nawe warahakoze noneho ya myenda bimwe baba bataye nibyo wakuye mu jyana nimwe ndacyanayifite ariko Imana ikamishira aho ngaho mu kinani nyine n'ibikuvurure niyorose nibyo natoraguye aho ngaho mu myanda nge mvugisha ukuri ase Nyarudindiri tuvugisha ukuri nk'abakozi b'Imana urebye freshero ufite ibo abandi nyine birabacanga kuko babazi ngo nimba ndi mu kinani noneho ngaragare mu mayitubi ndi imbobo oya iryasezerano rivuga ngo ab'Imana irabahisha no mu gihe kibi cyane rwose nibyo nubu babona ngo mfite amafaranga ariko nibigutangaza ngeraho nkaburara nkamara iminsi 2 nakucyo kujya iminsi 3 ariyo y'amasengesho atagira icyifuzo nakubwiye nyuma ya kamera ntukajya uburara ariko Nyarudindiri namfata yewe nibyo uri kwivugisha ahubwo ndatamburare ariko kuva turi kumwe ntabwo uri nka Irene ngenda impamvu mvuga Irene nawe arabizi mu ikiganiro bwa nyuma narabimubwiye ndabubwira ati ngiyewe kumpamagaye nkaza ntabwo ndi ikigogi kandi sinabuze ubwenge n'Imana mbwiye ngo nze ngutirininga bwa mbere n'ubwa nyuma yego kuko irebe ko ari ikintu uri bwibwirize kuko nyine byarangiye uko mbimubwiye kuri kamera kuko birangira nta kintu amaye amereza ibihumbi 2 ndahubwo ati se kucyuma ibihumbi 2 n'ibigano byose nagiye nguha gare kose bavuga ngo mamufanga nani igiceri arambwa atahubwo ngo wayemeje sinena nakubwiye ko ndaguha igihumbi ingwaye menshi nabwo ati se 2 biramara kinani kiro cy'umuceri kandi umuceri umukozi w'Imana nkawe akwicaza kuri kamera yarangiza akagusezerera amaramba cyane ari kunywa n'amazi icupa ringana nkakuriye hice mu modoka agiye kuyatsa nabwo ati reba kuno naririmbye nkitimbagura hasi icyaka ni cyinshi inyota nyinshi y'amazi wamaye maze ngasomaho yatsi imodoka ariruka baba bagira ngo nabyo nzavuga ntabwo ndi ikigogi ntabwo ndi umuntu wabuze ubwenge ujye ubababarira ariko ujye ufite ushyiramo imbabazi kubera ko uri umukozi w'Imana oya mbese nyine iyo gukora ikintu gucyo burya bajye bitondera umuntu uca ku mayitubi umukora akantu keza akagutaka wamukorera akabivuga nako arakavuga muri uru ruhando rw'Ikigali mu hantu henshi umaze kunyura nk'uko uvuze ku mayitubi mu nsengero zitandukanye koko ubona abantu bafite wa mugambi wo gukorera Imana cyangwa wo kuvuga imbaraga za Yesu wapi kwishakira indamu ni 3 mu kwijana wabona bakibirimo mu gakiza ubona uvuga ati rwose n'abahanzi benshi muri iki gihe ibihumbi 200 mereza mbone kuza ariko Nyarudindiri harantu twigeze kuba turi kumwe uhibuke ngiye kuvuga ibimenyetso numve kubyibuka nahamenye icyo gihe hari igiterane cy'iminsi 3 harimo abantu benshi baturutse mu bihugu byo hanze uraririmba umuntu umwe mbona gupfumbatije ikintu cyiza kimeze neza Nyarudindiri amadolari wari uhari nari impari nabera navuka no mu miryango y'iwacu nta wigeze afata idolari ko nararifashe amen ariko Imana yaze kumbwa ko ngiye kuzafata amadolari nzariya menshi cyane kira ni ikimenyetso cy'ibyiza bamereza idolari ngire ngo ni by'abikoroto byo muri Kongo by'ibicokopa ibicokoma nimba ari ibicokopa nimba ari ibicokoma by'ibifaranga byo muri Kongo barambwa ati oya ni amadolari nabaye nk'umusaza ko kanya aravuga ati ibyo amadolari se nyafata idolari nabera no mu miryango batarafata n'idolari rimwe yego nibwo bavugaga ngo waje kuyamaza iki
aribwo nayaguzemo ya costume igiye kumera y'ubururu cyane bari babivuze ati Nyarudindiri genda ugure costume wa mupasiteri njyana mu mujyi nanjye abari hunyereka ahantu baranguriza mba ndi hano yakuriya rero hano yakuriya costume mba mano costume rero bwa mbere navuka Bedi bakoresha nk'umuntu nyine wagira ngo sinzi koko se ubundi iyo urebye mu muhamagaro wawe ubona ari umuhamagaro uri komedi nanjye simenye ni ibintu Imana nsizemo nanjye natabizi niyo mpamvu Imana yageze irambwa ati mwana wanjye uzakina filime ati filime ni nazo nzakuzamuriraho cyane uzi ko ari abantu benshi batekereza ko utazi nko gusoma utazi oya gusoma ndabizi nubwo natize ariko ndabizi n'abapolisi banjye n'abafana cyane barankunda cyane ikiganiro cyose gisohotse abapolisi n'abasirikare nibo bambe bahita bagikurikira barambwa ati se warize ndabwo ati sinigeze niga amashuri ya leta ariko ay'Imana narayize none se wamenye gusoma gute utarageze mu ishuri natangiye mu wa mbere kera nendererwa kwa mamacu mu Bugesera uwa munani ishuri ry'uwa munani ryari rigari nkomeza kwiga intambara bibaye muri 1994 duhungira muri Kongo nuko ndiga bigeze mbamvuyemo ndi mu wa kane mwigamo icyumweru kimwe n'igice mitamvamo gucyo menye utwo ngutwo Imana igenda inyigisha n'ubundi bwenge bwo kumenya gusoma no kwandika nk'abaganga nuko mu myaka ufite y'amavuko ufite imyaka ingahe 43 ariko nayo iri kurangira rero irarangiye bwibaye 45 ndi hafi kujya 44 wari wakora anniversaire y'imyaka ufite anniversaire sinyikorana nande Kimana yambwiye ati nawe kwitayeho mwana wanjye nta no kwitaho ngo uvuga itariki zawe wavukiye tujye dukora anniversaire hano kuri TKM Rwanda navutse muri 80 z'ukwezi kwa mbere tariki ya mbere nuvuga ngo wavutse ku itariki ya mbere ni ukwezi kwa kane ni ukwezi kwa kane ku itariki ya mbere kwezi kwa kane tariki ya mbere abakozi ariko nta nuvuga ati turi kumwe reka abakozi b'Imana babyumve babyandike twese tujye duhuriza kuri Nyarudindiri ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane tujye tumukorera joyeux anniversaire Nyarudindiri wowe aho uravuga Nyarudindiri ufishe umusaza wa Rosamond byongera bikindagira Nyarudindiri kubera iki umusaza wa Rosamond babimenye ko Rosamond mukunda haleluya amen Nyarudindiri kangwisezerano ndiguhe nigeze kumva ufite agahinda uvuga ngo Roza Muhando uramukunda icyane haraho ngo yaje urahajya ngo ntibemera ko musuhuzanya barabimishe nibambwira ko yanaje ni wari kuri fose ko asindeka kubivuga bajye babimenya nuko ubwo wari wabimbwiye mu ikaye y'umukobwa yitemberera nawe ajya asimbukira arambwa ati se kudaheruka kufushwa ndabwa ati se mamujya ngo mahore ngewe ahantu hirya no hino bankoresheje ibitaramo nanjye nkataha nkajya nkambara haranda hahora se mfite umurimo mba nkora urabona nakuzicwa n'inzara kandi hari ibyo Imana nsizemo kandi bigomba no kuntunga nanjye nabigezeza ku bantu barambwa ati Rosamond yaraje yarise ati ati rwose ku mugoroba yabyinye nuko uca ku wa kabiri njyayo nuko niyaza ibyuma birapapana nsubira ku wa gatatu ngo hagiye ku Gisenyi basigana nomero zanjye basiganye nomero zanjye ngo bazampamagara ndaheba ariko Imana yaransanze ambwa ati suku bizaguma noneho muzajya muhurira ahantu noneho uririmba indirimbo zawe nawe ahari bahungu bamubyinira bakubyine ku ndirimbo zawe nawe babyine ku ndirimbo zabo noneho mugira ute noneho tuyirwanye noneho babajyane muri hoteli musangiye ku meza amwe muri hoteli ati nuko nguko mbihinde niko bizagenda ati nkoresheje abantu b'umumaro noneho none se Imana ibinkoresheje mukazahura mu giterane cya turwanye karande mbi mu izina rya Yesu mugakorana igiterane iminsi 3 mukarara muri hoteli imwe mukaganira cyane nibyo Imana ishaka rero ukamuhobera kubera urukundo mukunda mugasangira
cyane rwose. Niyo surprise ngiye kuzagukorera rero. Umva Imana bikora ahubwo nabandi tabikupa bireka. Oya nzabigukorera mu mpeshyi izuba ririmo rirava. Ingorata. Wanje karande mbi mu izina ryese igira ibiterane byinshi. Cyane rwose. Cyane. Hari n'abazungu nyine. Imana idushyigikire agahinda ufite ku mutima karoza muhando. Oya n'ubu ngubu ndacyafite agahinda. Icyo nababwira ndabwira abapasiteri bose bafite amatorero akomeye nibatumire Nyarudindiri gihari. Ubundi bwo nama yo gufata indege agiye muri Amerika na Fiance Umuzungu muzamutumira se mumukuye hehe. Kwa gitwaza abantu mire batuma n'abandi bahanzi. Kwa Masaso ni bantumire. Kwa Rugamba ni bantumire. Nandi matorero natabasize kumenya ni bantumire. Nzajya nza rwose. Kandi ikindi navuga baje begera bari abazungu bategura ibiterane basirimo Nyarudindiri na Musikeroza muhando. Nje mbivuge babikurikirane rwose. Ni iki kintu ukunda kwambara mu buzima bwawe utari wabona? Nari nabona kandi ugikunda kwambara. Ikintu ukunda kwambara mu buzima bwawe wumva wifuza kwambara kandi utari wabona. Babanyibona ku bandi bacyambaye. Wowe kikaba ukifuza. Ukizi kikubamo ukifuza kandi ukaba utari wacyambara. Kare costume se ko nyambara ko ndi nibindi bigiye kuza. Ikintu wifuzaga ni costume none urayambara nta kintu. Narayifuza ariko Imana yaransanze rambwa ati mwana wanjye sabirangiriye. Atujye guhita wambara indi irutaye ngiye. Kandi namaze kubitegura kera nanone. None wowe wikundira ama costume gusa. Egiyo ngo iki? Nkunda costume. Ego. Umva niba sake bama amafaranga nzigura ahubwo nadodesha. Ubundi umukozi w'Imana agomba kwiyambarira costume. Cyane rwose. Aga costume ikujyana mu bayobozi. Ikujyana mu bayobozi. Iguhindura uw'agaciro. Cyane rwose costume kujyana mu bayobozi wanyura nari yati nibyo. Nicyo ujya wifuza Nyarudindi kurya ariko uyu munsi ukaba utarakirya. Kurya? Tekereza neza umuri ati wifuza kurya iki kintu ariko sindakirya. Nubwo nkorera Imana numva narya iki kintu ariko ntago nari nakibona. Inkoko. Inkoko ikaranze kunuza nkajya nigiye muri hoteli nanjye nkagura inkoko nkiyigurira. Ukajya wigiramo. Iyi nkigiramo mfite amafaranga. Ushaka umuntu yikugurira. Ushaka kujya wigira bukayigurira. No kugurira ashobora kukugurira akantu kagace kitako ngurariye bikarangiriraho. Ariko mba ngira uti ikintu igende kwifuza inkoko ngende nyigurire. Kubyo nagenda nkayigura nkayisira mu imbirope neza nkayirira mu rugo. Kuki utayirira kuri hoteli? Ahantu habisa mu kinano urumva wasangira ibikoko. Oya nabyo nagenda nashaka nkarira no muri hoteli. Byose byaterwa no kuntu binjemo. Mfite amafaranga ni amafaranga nicyo cyambere bujya. Abujye nusaba Imana igwa amafaranga. Kuko nigwa amafaranga uzagura icyo ushaka. Naye nibyo njya mbwiriza nkabwira abantu ngo Imana ibashyireho umwuka w'amafaranga. Nanjye nibyo nkubwira by'imodoka na amafaranga. Na amafaranga. Inzu na amafaranga. Imana ishimwe rero ko wabonye telefone ya touch uko byasa kose noneho bajya bayakoherereza ukamenya uburyo ubyigiye. Cyane rwose na nomero zanjye baba bazibona noneho Mana yambwiye ko nomero zanjye zose zijye kumenyekana ku isi hose. Ego. Nyarudindi Imana iguha umugisha. Ego. Imana iguha umugisha. Namwe. Kutikiriza cyane se. Yego namwe. Imana iguha umugisha cyane. Cyane rwose. Reka turangize dusenga nibura dusengera ntago mbizi. Ndabasengera. Uradusengera. Udusengere hanyuma turirimbe. Wari umwanya w'ubuhamya ndetse no kuganira mu ncamake z'ubuzima bwa Nyarudindiri official musaza wa Roza Muhando. Yego. Ariko uyu mwanya tugiye kujya mu kindi gice cya kabiri cyo kuririmba ariko reka tubanze dusenge. Yatanzemo ibyifuzo aravuga ngo akeneye inzu, akeneye imodoka, akeneye fiance w'umuzungu. Mwakabyara umuntu navuga ibyo bintu ntimukamutera amabuye. Ibintu byose birashoboka. Nawe aho ugeze none si hejo bundi wahoze. Aho uri none ejo uzabura ahandi. Nyarudindiri official musaza wa Roza Muhando navuga ngo akeneye fiance w'umuzungu. Ntukabipinge. Nuwari umwicanyi yahindutse umuntu mwiza. Nuwari umubi ajya ahinduka umuntu mwiza.
ibintu byose bigenda bihindagurika. Ukuze umuntu ashobora gucumura nonaha ejo akihana, ukuze umuntu ejo akuvuka ari agahinja ejo agakura akaba umugabo n'akabyara abandi. Niko dukuriye gushyigikira inzozi za Nyarudindiri official musaza wa Roza Muhanda. Yego mugerwaho. Hari abantu benshi urumva bamupfobya ngo ni umusazi, ngo ni igicucu, ngo ntabwo yuzuye mu mutwe. Ese umuntu utuzuye mu mutwe yambara costume nk'iyi? None si yatumizaho ifone y'icyombo hanze i Dubai. Telefone y'icyombo i Dubai. Mureke twe kugira amagambo asesereza, twe kugira amagambo akomeretsa umuntu n'umubona uko ari, umufata uko ari, si ngombwa kumwongeraho ibindi byo kugira ute byo kumusesereza. Rero Nyarudindiri, Imana iguhe umugisha, waganiraga na Fideli Nzigiyimana. Turwanye karande mbi, turwanye karande mbi. Reka tukwakire dusenge. Amen. Mwami Yesu waramuzunye kwa kunguma tagushimira guhimbaza ko kwaturinze kuva mu gitondo mwami mwizo ryaciye kugeza amasaha mwami datoza yamanwa. Hari benshi mwami datoza bageza teterwa mwami Yesu we, hari benshi batakiriho kuba wabarinze mwami, waturinze mwami, nimbaza n'ukundi watugiriye. Tumanziza kwikubita imbere ya mwami nyagakunguma, manziza kugusaba imbabazi mwami datoza, umbabare mu byo nagukirane we byose. Tumanziza gukubisa tabazi munadayo ni mu izina rya Yesu Kristo. Gawamanuka wese icyubahiro mwami, kiganiro dukoze mwami Yesu kigwese icyubahiro mwami, kandi mwami umanutse gukora mwami, wavuze ko nyagakungoma icyubahiro tuzagiye umwana w'umuntu, ahubwo mwami nyagakungoma Yesu we uramanuka ugakora nk'Imana, kandi nyagakungoma Yesu we ukora bitandukanye n'iby'abantu batekereza. No mpamvu mwami nzi imbere yawe, kandi mwami ibyifuzo mfite mwami nize ko uze kubikora mwami, ukabikemura muri uyu mwaka tugiye gutangira nyagakungoma, kandi ukabigenza naze mwami nyagakungoma, kandi tukagushima nyagakungoma, n'abatazi gukora bakabimenya gukora mwami Yesu we, bakagugarukira mwami bakagukorera, kuko uri Imana ivuga ikabategeka gukomera. Nizeye kuri kumwe nanjye mwami, uri kumwe natwe mwami, twese turi aha ngaha. Yesu igiteke cy'amahanga umanukwe.